Bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mauri, Yezu Kristo akuzwe. Nk'uko nayo basezeranyije kandi na Don Francesco akaba yari yabinsabye, nagira ngo dusubukure iki biganiro guhugurana ku birebana n'ijambo ry'Imana ryo ku cyumweru. Ariko mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana nashakaga kubanza kuganira namwe dushimira Imana ku byiza yagejeje ku muryango twabajije kwishimira mu mwaka twarangije wa 2021. Icya mbere cyaduteye akanyamuneza kigatuma tubasha no gushimira Imana by'umwihariko n'abavandimwe bacu b'abapfakazi babashije gutura Imana Yezu Kristu ubupfakazi bwabo. Bari bamaze imyaka igera kuri 5 bitegura, ariko kubera icyorezo cya coronavirus ntabwo bari barabashije nyine kubigeraho. Ubwo rero kuri Kristu Umwami umwaka ushize mu biganza by'umwepiskopi umuniye mukuru w'umuryango wacu, abo bapfakazi bacu batuye Imana ubupfakazi bwabo, biradushimisha. Ikindi kidushimisha kandi kikatuma dushimira Imana cyane ni uko twabashije kwitabira amahugurwa kuri Zoom. Ntabwo byari biboroheye kuyakurikira, abenshi barakurikiye ndabizi kandi narabibonye, ariko byabaye ikimenyetso nyine cyerekana ko ari mu Rwanda, ari no mu Butaliyani, umuryango wa Padiri Mauri turi umwe kandi tugerageza kugendana. Tuzakomeza rero buri wese atanga umuganda yo kugira ngo tubashe gukuraho nyine iyo mbogamizi y'ururimi, kugira ngo nihaba amahugurwa nk'ariya twese ari mu Rwanda no mu Butaliyani twese tubashe kuyitabira kandi nta kabuza bizatugirira akamaro. Ikindi rero ni uko mu mwaka ushize mu kwezi kwa 12 natangiye kuba muri paruwase mbana n'abavandimwe b'abasaserdoti Imana yampaye. Nangira ngo mufashe gushimira Imana no gusenga kugira ngo ibyo byose bizagirira akamaro nyine umuryango wacu, n'ubwo bushuti bwaguka nyine twese bubashe kutugirira akamaro mu rugendo rwacu rugana Imana. Ivanjiri uyu munsi rero ni ivanjiri dusanzwe twumva kandi tuzi, ariko rimwe na rimwe usanga tuyibagirwa, ariko ntituzagere igihe na kimwe twumva ko ijambo ry'Imana rihinduka akamenyero. Oya, ijambo ry'Imana igihe cyose ritubwira ibintu bishyashya kandi bitwubaka. Jyewe rero mu ivanjiri yo kuri iki cyumweru nabashije gukuramo ibintu bibiri by'ingenzi ngiye kubasangiza. Icya mbere ni uko Imana muri Yezu Kristu ikunda abashakanye. Ikimenyetso umwana w'Imana Yezu Kristu yakoze ku mugaragaro atangiye ubutumwa bwe ni ugufasha nyine abashakanye bari mu bukwe, bari babuze inzoga zabashiranye. Kuba rero Imana ikunda abashakanye by'umwihariko ni uko nyine abashakanye mu isakaramentu ryo gushyingirwa turabizi ari ikimenyetso gifatika kigaragaza urukundo Yezu Kristu akundana na Kiliziya. Bashakanye rero mwebwe bacu bo mu muryango wa Padiri Mauri muraba agaciro cyane, mukomeze mutugaragarize ku buryo bufatika urwo rukundo Yezu Kristu akundana na Kiliziya ye, kandi natwe turabasabira kugira ngo nyine mube ubuhamya bugaragara. Ikindi ni umubano Bikira Mariya afitanye na Yezu. Ntabwo hagombera amagambo menshi cyane kugira ngo bumvikane, ahubwo ni ijambo rimwe gusa. Mubyeyi, jyewe nawe tubyifatemo gute? Hanyuma yumva ko bumvikanye, Bikira Mariya aragenda abwira abari bashinzwe imirimo mu bukwe, icyo ababwira cyose mugikore nuko byagenze.
icyo yababwiye cyose baragikoze, intango bazuzuza amazi Yesu ayahindura divayi, nuko barakomeza bararyoherwa. Ubwo rero icyo kimenyetso cya mbere Yesu yakoze ku mugaragaro kiraduhishurira, tubikuye kuri icyo kiganiro yagiranye n'umubyeyi we Bikira Mariya, ko hari n'ibindi bimenyetso byinshi yagiye akora mu buryo bwihishe, ariko byagiye bimugaragaza ku buryo n'umubyeyi we yagiye abitahura nyine, agenda amumenya kurushaho, ariko yari asanzwe anamuzi kuvana umumarayika Gaburiyeli nyine abimumenyesha ko azaba nyina wa Yezu Kristo. Ubwo rero bavandimwe, dukomeze tugendane, twatangiye umwaka mushyashya, tugeze mu cyumweru cya kabiri cy'umwaka wa liturujia, umwaka ca, byose nibidufasha Imana igenda iduha kugira ngo nyine tubashe gufashanya kandi tubashe kugenda urugendo rwacu rugana Imana ruturyohere, kandi twongere twishimire kuba muri uyu muryango no gufatanya twese kugira ngo buri wese muri twe agere ku butagatifu Imana imushakaho. Mukomeze rero mugubwe neza kandi dusabirane kugira ngo iki cyorezo kuko Imana idufashe tugitsinde. Ijambo rero ry'Imana nuko ryanditswe na Yohani umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 11. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mukomere kandi Imana